yari goma utagikora oya kaso reka ibintu ndabyara kubigere kasuku wowe uri kasuku ndewo kumubuza pardon oya barangije kubitubuza ndumba barangije kubitubuza mukuru wari gutuma kumuba kubera kuyoboza kandi nago tugomba kugenda nyuma y'itegeko nyarwanda ariko ikintu ndi gukosora kasuku kumubuza yego urinde wo kumubwira amagigoma ngiye n'umuja oya no namubwiye ngo niyumva umutima ushaka ko amena amafaranga umutima we n'ubushaka nyine ariko umuntu yicara avuga ati ndumva ashaka kurya gafi sibyo uri nk'ahantu batarya amafi biba ngombwa n'ubundi ko ujya za Nyamirambo ahantu nyine basanzwe barya amafi ukava aho hantu ukajya Nyamirambo ukajya kuyasanga nawe niyumva umutima we ushaka ko amena amafaranga kuko Prophet Joshua afite amafaranga menshi cyane hari igihe yumva ashaka kuyagabanya mu kuyamena niyumva ashaka kuyamena ajye yambuka muri Kongo aho ari umuco uyabamenere kabisa uyabamenere iby'amafaranga tubiveho byo kumena amafaranga tubiveho. Pastor Joshua yasabye imbabazi sibyo rata pastor nasabye imbabazi ariko ndikukosora kaso pardon prophet deka usaba imbabazi gusa tubyihorere dukomeze sawa narangije gusaba imbabazi ariko wasabye imbabazi gusa ibindi ntabwo tuzamushyira muri kabyindi kubindi oya mushyira muri kabyindi kubindi Joshua Pastor Joshua Prophet Joshua amafaranga yawe uyakura he muri bank iyo ni kabyindi yakura muri bank yakura muri bank amafaranga yawe yakura muri bank Prophet Joshua baretse musobanura Prophet Joshua ni umukozi w'Imana mukozi w'Imana uko Bibiliya bivuga uzigera kena uba oya uko Bibiliya bivuga biri clear Bibiliya ni clear navuga uko Prophet Joshua ntabwo yiba Prophet Joshua ntabwo ajya kuzimu Prophet Joshua ni umuntu wabo bifitiye amafaranga kura ku Mana sibyo hallelujah amafaranga Prophet Joshua amafaranga yawe yakura ku Mana muri bank banzo nyuke ndikuza kubera mvuze ku Mana nani ndumba rambaza ucahe kugira ngere ku Mana gwa amafaranga ahubwo ikintu nusubije Imana ima amafaranga gaca muri bank ngajya kuyareta so Prophet Joshua amafaranga ye ayakura muri bank nukuri ku Imana ngura amafaranga kuri bank sizo yakura hehe ahubwo se kila kitu kwa amafaranga koko kagiye mwishyire kuri kabyindi ahantu abantu bashaka icyo mubaza Prophet Joshua abantu bakuzi neza cyane bavuga ko ngo kera ngo utasaga gutyo bakavuga ko ngo kera wari igikaranziriri uri kumva aho ndamufasha bakavuga ko ngo kera ngo wari igikaranziriri ngo nubwo yaba ari amafaranga wazanye ntabwo yatuma usa gutyo uko usigaye usa kuri ubu ngubu baragira ngo bamenye ni irihe banga Imana yakweretse rituma Prophet Joshua kuri ubu ngubu usigaye umeze nk'abantu bo muri Zanzibar b'abametisi rega nanjye nabikoze nka Jackson nanjye ninjiye muri machine bakanyindura uruhu Prophet Joshua muri make waritukuje yego naritukuje imbaraga z'amafaranga kubera iki witukuza umuntu w'Imana kandi usenga Imana ntabwo Imana usenga ubwiriza Imana yarakuremye wirabura ukigira inzobe urumva Prophet Joshua nawe gute Imana none se Imana kari umuzungu tugomba gusa n'Imana kuri byose Imana ni umuzungu ntabwo ubizi oya tubwirize twumva ukuntu Imana ari inzobe neza mu Israeli babasa gute Imana si umuyuda Imana si umuyuda Awe kama Mungu ni juife kweli ugiye gutuyobya sasa rero
avuga yani kingi Ndumba tureke iby'amafaranga aho yakuba oya nagari amafaranga turi kuvuga uretse gato tureke ibyo witukuzamo dusobanurira ibyo bintu uvuze ko ukunda Imana ari umuyuda nushaka wegure na Bibiliya izana aho ngaho Bibiliya yanjye iri hano kaze nyikwereke Bibiliya yanjye zana nawe yawe tugende wowe Bibiliya ibyo bintu kubyiki Bibiliya kubyiki wowe Bibiliya iri plain Bibiliya ikivuga ku Mana Bibiliya uribuka umugabo bita Mose sibyo umugabo bita Mose nyine Musa yari umuntu wakunda kugira amatsiko bitewe n'ukuntu atarazi kuvuga mumbabarire ndumva ntumvugiremo hano kuko ngiye kubwira Prophet Joshua n'abandi ba prophet bose n'abapasiteri n'ibiki byose bagire bumviremo Musa yari umwe mu bagabo bakundaga kugira amatsiko cyane noneho Imana ikagikunda kuvugisha Musa uri kumva ikamubwira ati Musa kora ibi noneho rimwe Musa aza kwicara ari wenyine gake arimo arasoma akantu abaravuze ngo ariko uyu muntu ukunda kumbwira ibintu ntajya mbona ubundi we ni gatiki Musa ahita ahamagara Imana arayihamagara ariko hari ibintu njyewe ntarimo ndiyumvisha neza ubundi uri gatiki uri mwene nde uri kumva uri mwene nde ukomoka he ntabwo njyewe nshaka kuzajya nkomeza kugukorera tutaranabonana amaso ku yandi uri kumva ko Imana biramwisobanuriye ati banyita yawe uri kumva yawe ninjye Yehova ninjye gutya na gutya nta Imana yigeze ibwira Mose ati njye ndi mwene Yehoshafati nkaba umuhungu w'Abayuda nkabagira nta hantu yabibwiye Mose nta n'ahantu Bibiliya ivuga ibyo bintu Mose ni n'umwe mu bantu ku isi bashobora kuba barabonye Imana n'ubwo atayibonye face ariko yarayibonye none wowe utagiye kutubwira ngo Imana we yari umuyuda reka gufashe ari temps ebyiri muri Bibiliya aricyo bita Ancien Testament akaba niyo bita Nouveau Testament turi kugendana turabyumva dusobanura unyumva gato reka ndangize nakuwaye umwanya njye kugusobanuza kugira ngo aravuga cyane kasuka aravuga cyane icyo kibazo unyumve gato ari ikintu bita Ancien Testament akaba niyo bita Nouveau Testament muri Ancien Testament Imana yigaragazaga nk'Imana data muri Nouveau Testament uri kunyumva muri gitabo ya Matthieu muri gitabo ya Matayo yumva gato wanyumvishije kuri kuhubuka Imana yaravutse kugiye cy'umwami Herode ari kuyobora Imana icyo ugomba umwami Herode ari kuyobora ni igihe Imana yavutse igihe barimo bari kwica abahungu bose bo mu kariya gace c'était au temps du roi Herode ugomba kubyumva neza icyo ugomba kwibaza Imana yavutse ahantu Herode we yavutse Imana itaravuka Imana itabaho Imana yaje nk'umwana w'Imana yaje ku isi yarabye Petero umuntu uri kumbona njyewe ari kubona Imana data kubera njyewe n'Imana data turi umuntu umwe ese uri kubyumva neza Dumba ibintu Prophet Joshua arimo arakuyobya urimo urabyumva we abyumva njyewe fungura Bibiliya muri Matayo 2 Imana chapitre 1 son premier verset kandi fungura verset njye mubwiye ko Imana yajyaga ivugana na Mose urumva uwo Herode ataranavuka urumva ariko mukadara mwe kuko ufite capacité umva reka ngubwire nani Jesu Kristo uzagume mu kubloga ariko ntukajya uvanga ibintu bya Bibiliya nako bikubereye yewe ndimo nakubwira ibintu jewe nzi neza Joshua arakubwiye umva kasuku Joshua arakubwiye ibintu by'ububloga urabyumva ariko ibintu by'Imana bive muraza Pastor Joshua none ibintu by'Imana ibintu by'Imana byo byumva kubi rata Pastor Joshua rekana naje hari akavideo kajyaga gacyacyanamo bagutemye ngo wari wasambanyije umugore w'abandi yari wowe samba
nasambanyije umugore w'abandi namusambanyije umuntu wa postinze narasambanyije umugore we usambanya umugore w'abandi udasambanya umugore w'abandi umuntu nyumva gato neza ndumba nyumva gato nasambanyije uriya wagiye gupostingira video nasambanyije umugore we ariko icyo ntabwo ari cyo kibazo nkubajije ntabwo urimo kugusubiza ikibazo cyawe ndi kugupoza question kugira ngo mashe kugusubiza oya kunyumva neza uwo ntabwo wamusambanyirije umugore. Okay, icyo biseguye ngiye gusambana cyangwa ndeke gusambana n'uburenganzira bwanjye birandeba ngewe nyine n'Imana yande ntabwo ngiye kwisobanuza ntabwo ngiye kuvuga ngo iriya video nagari ngewe ntabwo ngiye kuvuga iriya video n'indi sura y'umuntu nta kintu ngiye kuvuga hano ntangire gusobanura urabona uriya mutwe bagombaga guhindura gutya bakindura amaso nimba abanyarwanda babonaga ko ari ngewe je manfu nimba abandi babonye ko atari ngewe usije manfu n'ubuzima bwanjye is my life ni Imana yonyine igomba kumbaza ibyo umwana w'umuntu ntabwo abifitiye ububasha ariko uwapositinze video we ntabwo wigeze umusambanyiriza umugore uvuze ariko umuntu wapositinze video ntabwo wigeze umusambanyiriza umugore ntabwo nigeze kumusambanyiriza umugore kandi azanyure kuri ya mugore nasambanyije so umuntu wapositinze video tuguhaye ubutumwa turakubwiye iyo video wapositinze ugomba kubimenya ko ntabwo twigeze tugusambanyiriza umugore kandi Pastor Joshua ntabwo aza kwisobanura niba yarasambanyije umuntu niba ataramusambanyije n'ubuzima bwe sibyo rata ubuzima bwanje nose umuntu mukuru ntabwo ndi iwabo Yesu Kristo ntabwo ndi iwabo ntabwo nyishurira garanti ntabwo nyishurira indege n'imbwa iri aho nyine iri gushaka views ahubwo kumubaza umuntu mbaza ndangize kugira ngo uvuge biriya bintu bya video njena n'ikintu byambyiye kubera umuntu wagiye kunaziriya video cya mbere ntabwo ngafite kubera iyo ufite inguru ugomba kuyifite inguru yuzuye icya mbere waneze icyuma yarakinegeye nimba ari mu Rwanda uriya muntu se baraburekuye cyangwa baramufunze kirani cya mbere cya kabiri umugore nagiye gusambanyiza arahari bazamutwereke hanyuma tuzakomeza ikiganiro